nawe ubushyuhe buri mu nzu uri kubwumva? harimo ubushyuhe bwinshi bya hatari. ushobora kuba ari ngombwa ko waza hanze n'ibindi imanika kose ubikiye kugira ngo uze tube twigarurira. Basanga uri hanze wumva nta muntu muganira wumva ari ikibazo. kandi mu nzu warasizemo abantu. kubera ubushyuhe numvaga ngomba gusohoka kandi ntawe ndi busohokane. ariko Imana iravuze ngo reka nawe unsohoke uze tube tuganira. wabona hari byanashoboka. umeze ute mu bundi buzima se? meze neza. Gusa ntabwo ndi butinde nuko numvaga nshyushye nkavuga reka nsohotse gatoya. hari ibindi nari ndi gukoramo hari imbere byinshi. nangize ngo uraje ngo tuganire. none ugiye guhita usubiramo? ngiye gusubiramo mfite byinshi byo gukora nuko nagiraga ngo mfate akayaga ubundi nsubiremo. Kobwa mwiza nkawe muhabuze abandi baba babikora se byibura ngo umpe akanya tuganire? habamo abakobwa beza ntabwo bakora. barakora jisite ariko hari ukuntu iyo umuntu avuze reka muganire byibura ubwira abandi tume mukora ndaje ukaba uretse gato tukaganira. bashobora kubikora ariko ntabwo babikora neza nk'ukuntu umuntu yaba ahari. bitekerezaho kandi urabona hari abashyitsi baje badusanga. ni byiza rero ko dukurikirana ibintu byabo bikagenda neza. ni byiza nanjye nkabona mwishimiye ngomba gukomeza kuganira nawe ariko nawe umpaye akanya twaganira. njyewe ndahari. urahari? twazaganira igihe kirahari. naguhaye nimero yanjye ubwo nukenera kumvugisha uzampamagara. ntacyo bitwaye ariko ujye wiyumva ko nawe uri mwiza sibyo? urabyumva? ntabwo ubyumva? murakoze ubwo bivuze. buriya nibyo. sawa ntacyo bitwaye ubwo mfite nimero yawe ndakomeza nkuvugishe kandi niba ukeneye nza guhamagara uze tuganire. hari icyo bitwaye? nza kandi guhamagara ntabwo waza? nari ngize ngo ni kuri telefone. nza guhamagara kuri telefone wenda uze tuganire cyangwa duhure tuganire. tuzareba. sawa sawa murakoze kansubiremo imbere njye kubikurikirana neza. sawa turi kumwe. umushyitsi wacu ataza kudutahana. ngabo rero uriya nkuzanye hano kugira ngo nkwereke aka business mfite ko gukodesha mu modoka yaba ari ziriya ziri inyuma cyangwa se zino ziri hano zose ni imodoka zo gukodesha kugira ngo ndebe ukuntu kano karere k'iwacu kabasha kwiteza imbere mu buryo bwa transport. abantu benshi bajya baza bakabura uburyo ki bitwara cyangwa se bajya gusura abantu n'imiryango yabo ariko kuzana izi modoka byabaye mu rwego kugira ngo noroshye ingendo z'abantu bari muri aka gace ka hano iwacu. kubw'iyo mpamvu rero njya ngerageza kubikora kandi mbona bigenda byorohereza abantu bikabafasha bakabasha kugenda bakajya hirya no hino kandi ukumva ko barabyishimiye cyane. nkuzanye rero kugira ngo mbikwereke nawe ubone icyo nasigaye nkora ariko nawe ukaba wanambwira muri make icyo muri Oman mukora. kora iki muri Oman se? muri Oman
imirimo ukora ni bwoko ki, kwinjiriza amafaranga? ya bohemi cyambere ni ukugushimira uri umuntu w'umugabo kabisa. Kuko buriya yenda duhere iwacu mu Rwanda, iyo ngiyo byo nabyo tuzabiganiraho, ariko ikintu nagushimira ni uko nshingiye ku nzozi twari dufite turi abana, ariko ikintu nagushimira ni uko nshingiye ku nzozi twari dufite turi abana, iby'abana, rero mbona wakabije inzozi, ni byiza cyane. Hanyuma kandi muri Afurika ikintu cy'ingendo, izi modoka zari zikenewe kuko zorohereza abantu mu buryo bw'ingendo, mu buryo bwa transport. Rero numva umaze kugera ku rwego rwiza, kuraje rwose wakomerezaho. Sinibyo gusa ndimo, kuko ubu ngubu umushinga numva ntegura ni uwo kugura imodoka no kugurisha imodoka. Hazana imodoka nkazishyira aha, nkajya nzigurisha, izindi nkazikodesha rwose. Kandi nzi ko bizashoboka, n'igihe ubushobozi buzabura nshobora nawe kukubwira ukaba wagatereramo, nkareba ko hari icyo wakora kugira ngo umushinga nanjye washe. Nkurikije imibanire yacu tukiri batoya, uzi ko twabanye neza cyane, haba ababyeyi bacu ndetse natwe ubwacu, cyaba ari ikintu kinejeje. Ubonye byunguka, bifite umusaruro, bifite muvoma, nanjye aho narindi wagakomojeho narakoraga, nubwo atari umwanya wo kugira ngo turebe ibyo nakoraga, tuzaganira, umwanya ni muremure, ariko byaba ari byiza. Nanjye nje kugira ngo mfatanye n'abandi kugira ngo amajyambere azamuke iwacu muri aka karere kacu. Ariko bigaragara ifaranga wararibonye? Uko biri kose ntacyo nashinze Imana. Reka rero nkujyane tugende tujye kureba mama wanjye, nari namubwiye kuri buze, tugende tumurebe anagusohoze. Mama Emi ni byiza kumureba, nari mfite izindi gahunda ariko ndazihorera, ndaba nzihagaritse kuko uriya ni umubyeyi wanjye. Ko bibi. Amakuru. Ntabwo mwavuganye? Ntabwo twavuganye. Yaramburotse, ntashaka kunyitaba. James sinzi ko ntayabaye. Arimo se basi? Wapi? Nauri. Nasi ko bafite ikihe kibazo? Niseka. Utabundenganyije. Urumva namenye ikintu muri gupfa abantu mukundana, ngewe ndaho nibera. Ko bewaretse kubeshya. James ntabwo yabura kukubwira iki kibazo afite, ndabizi ko muri inshuti buri kintu cyose arakikubwira. Wambara ukambwira ikintu James yabaye. Gusa cyo kora nyine nagiye kwigiza nkana ngo mubeshye. Nuko James yambwiye ko icyo muri gupfa kandi yaba wowe mukizeranye. Ngewe tugezeranyeho. Rero sinzi impamvu ushaka kumuramo amagambo kugira ngo rero n'ejo bundi muhite mubindikiraho. Ngewe ntakubeshye, nta kintu nziranyeho nawe, ndi kumuhamagara. Mbanza yaramburotse gusimbuka, nta n'izi yindi telefone ndi kumuhamagara agahita kupa yumvisha ari ngewe, sinzi rwose ikibazo afite. Rero ikintu nakubwiye gusa muri bike nshobora kuba narumvishe nyine nuko ikibazo muri gupfa kandi nawe muziranyeho, ko yiboneye ngo ndi mugabo nyine utari James. Ngewe umugabo? Njye ndi
namwe sibyo ndi bwiye ngewe shatse undi mugabo kandi hari igihamya wowe n'uwo mugabo nyine wana ibintu ahubwo nzi ko tuzongera guhura udafite umuntu nkurikije ukuntu bambwiye na video banyeretse wakererewe nabanje guca kuri hoteli nagiye kureba umusaza wanjye ndahageze ndanamubura aho rege musaza wawe Gisele se ntiduhuye ambwira ko bosi wacu amubonye ari kumwe na musaza wawe kumbe use bosi na Gabo bari bagiye hera ese ibyo ndabizi byanteye stress n'ubu n'agasakoshi nkataye haraho nkarabiye mu ntoki Ntumbaze iyo bari bagiye kuko nanjye ni inkuru numvise mbwiwe nta nabo mbonye nuko numvise umuntu ubabonye abimbwiye kuko azi bosi wacu ngo mbizi ntabwo nyine bafite twinshi baziranye aho muri abari kuganira poste wacu arashya ubu aka kanya abonye mu diaspora batangiye kumwirukanka inyuma ntabwo kumwirukanka inyuma baraziranye ndetse Shajuba rero utari bagara kumwirukanka inyuma Shabosi na Gabo baraziranye cyane baraniganye muri ahandi niwe wabimbwiye neza kurujya munsi w'ikirori so ubona ko baganira nk'abaziranye yahise abwira ko biganye ambwira n'amateka yabo ego ko mana maze ubwo ni inshuti nuko umwe yarabuze undi kubera kutamenya amateka y'undi nyine ariko nuko muharara nawe wijya kumudevana ubu se inaha nta bandi bantu baziranye uzarebe bosi mu kazi hari umuntu apfa kwikoza uko yiboneye ariko nyine buriya ngabo biga bari ku rwego rujya kuba rumwe video yanjye se ubwo noneho ni yanjye video yawe uri kumwe n'ikibosi nyine abantu ibintu ari ibicika rero nicyo kintu kiri kurakaza James so yose ko wari ubizi mushaka kugira ngo mushyire umuntu hagati mu bintu byanyu kandi ibintu muba muri gupfa mubizi so nutari umuntu wamuhaye amakuru yamuhaye nabi ngewe ibyo bintu nta hantu bihuriye n'umugabo ngewe nta muntu nigeze nteretana nawe bose ubundi ninde wagiye kujyana ayo magambo ko arengana simbizi ngewe mba nkubwiye nk'umuntu ntabwo nyine wumva icyo muri gupfa kandi nyine yambwiye ko mukiziranye wowe uba si ibintu najyamo bamuhaye amakuru nabi kuko ngewe nta n'umuntu nigeze nteretana nawe ngewe ndibaza ko navuganye n'umuntu umwe kandi nabwo nta bintu birenze ntabwo nigeze nteretana nawe pe James ibintu ari kwizera pe n'ibihuha nta na kimwe kikurikiriwe basi ko wancakiye umuntu wabikoze umuntu waje gufata ayo mavideo wamuncakiye urabizi ngewe ko nzi ko uri inshuti yacu kutaje kungambanira oyanjye urabizi ikintu cya mbere mba ndeba cya mbere James ni umuvandimwe ntabwo nawe nyine ni umushuti wanjye ku buryo nyine byarenze ubushuti akaba umuvandimwe sibyo uzi igihe ncumbikiye hano mu nzu iwe ntabwo rero ngewe nabona ibintu bye bipfa gutyo gusa nk'uko wenda nawe ngatakwifuza icyo ukora n'icyo dukora ariko ibintu byo kwinjiramo mu mushakira umuntu abonye amavideo n'ibiki ibyo byose nabijyaho basi ahubwo bashaka James mukabyikemura nyine basi mbariza James kuko ze kuvuga nkaho ari mu nzu usigaye inzu ufite n'urufunguzo rwo ku cyumba cye nawe uhari ari n'igihe wanamumpije ngiye nkamuguhisha ngo nungukire heza ndetse n'ubundi ko yanze kunyitaba nyine ubwo we naza gutuza James uramuzi yarakaye ubu nanjye nari kumvugisha ubuzima bwahagaze ubwo we naza gutuza tu namubwira nyine byashoboka akaguhamagara ariko basi uza no kumumbariza menye n'umuntu wagiye kungambanira menye n'abantu mbanana ngiye sinshobora kwinjira muri ibyo bintu kuko yaba ari wowe sinzi niba ari ukuri yaba ari n'undi muntu sinzi niba ari ukuri ese kobe ko wahindutse
nose ubundi ko wari usanzwe ungira inama ukamugira inama akaba uri kumbwira ko udashaka kubyinjira. igihe ikintu nashaka ni uko mwazasubirana mugasanga ni njye ubaye igitaramo hagati yanyu mubyikemurire pe. uzi ko ari wowe uzi ubwenge wenyine rero. ntitwabirwanya da ariko niba umusaza wawe agira ubuntu butiza urugi sha ndabarahiye. Ubu inshuti ziraje ziba inshuti n'abatamwibukaga bazajya baza bamwibwire. siyo mpamvu se n'ushaka kumukura kuri hoteli wumva araravuye kuko umuzi wese ura no guca ingabo agakoramo akamuhereza n'uwumvishe ngo yaje agahamagara ngo usange yasenga kandi shani kuri yayimereye nyine n'umutima we mwiza ngo nta kibazo hansanga inshuro gushiduka ya madolari bayamaze ariko yamukurikirana ko yabuze aramuteretera kandebe muri mwebwe n'uyu nguyu nzamuhane. ariko nanone nibyo utamubereye maso yagira ubuntu akazibagirwa n'icyo yagakoze cyamugirira umumaro. Uzi reka nguhe sitori ntabwo yuko wa muhungu wamukashemo wa muhungu wamukashemo ava i Kigali urabona ko yari amaze imyaka myinshi yaragiye abaturanyi n'uwigize kumubona nuzi ko yari afite umuhungu wagiye yahise aza kandi ari i Kigali noneho muri umani afasha amabari akamwibwira ntanamwibuke ariko kubera haye abandi nawe akagira isoni agakoramo akamuhereza uragomba kumura umutima n'ibyo ngabo agiye gukora niyo mpamvu ngomba kurara mukwiye pe umuzane na hano muri ofisi natwe tumenye akantu tugurira gusa ndumva nshaka kumenya amakuru ye na bosi naho bari bagiye ariko urabimenye wowe ntari barakubwira yamenya pe. aha shana mutu numva uragafasha gute kwa boss akazi umva ni mabi kuva boss aziranye na musaza ubu nta n'uwakwirukanye bivuze ngo nakwica akazi k'abandi rero ngo nuko musaza wanjye baziranye aya pe cyo ntabwo nacyitwaza rwose dukore tudashingiye ku cyene wabo ahubwo mpereza za dokima ndebe ko zasojwe nyine kuko na boss ngomba kuzimuhereza akareba ntabwo uyu munsi ari we wa nyuma ahubwo araraza zisinyeho. Iyo ni ingabo wabaye gutya imyaka myinshi ngabo imyaka myinshi rwose iki gihugu cy'amahanga ko wari ukibayemo nari nkibayemo igihe ariko ni ngombwa kugira ngo ntabwo nabibagirwa ibi nguru ni ingabo ugenda ubona byantangaje yewe rwose ni ingabo ze harya bamaze imyaka ingana iki 20 ngabo ni wowe uje wongeye kwibuka iwanyu mu gihugu cya hano iwacu mama Emi ni jewe nabonye ariko nabonye na Emi nawe yarabaye umuntu mukuru birumvikana rero imyaka ni myinshi warakuze cyane aribona ariko warakuze wabaye umuntu w'umuntu warabyibushye cyane warashishe rwose ubona ko byarahindutse ntamenya ko ari ingabo se niba nyoyeshisha kibondo iki gihugu ni cyiza ariko uko byagenda kose narakuze imyaka 20 iciyemo ntabwo ari mikeya kandi birumvikana ahantu hose umuntu ageze agerageza kugira ngo ubuzima bukomeze cyane rwose ubona ko iki gihugu wakimerewemo neza
muri make ubona ko ubuzima bw'iki gihugu bwari bumeze neza cyakoze turakwishimiye ko wongeye kwibuka abo wasize inyuma ukaza natwe kuturuka. Oya ni byiza ariko ndabona namwe mudasaza ntabwo musaza rwose cyakora sinzi ntabwo wamenya ko ari umuhungu wanyu rwose ko numva ashajera ntabwo wamenya ko ari umuhungu wanyu ahoze mubaza ahubwo uko byifashe ntaransobanurira neza ariko rwose muracyari batoya. oya natwe mu gihugu cyacu biragaragara ko natwe ibiryo bihari tumerewe neza nta nta kibazo turarya ubuzima turanywa n'ubuzima tuba twaciyemo iyo mpangayikiye ibintu byinshi nyine ukura vuba gukora vuba ari mu mutwe. oya n'ibinywebwe iwacu birahari dore nta mpamvu tugenda tukamererwa neza ntidusaze rwose birahari reka nanjye mbe mube maze musoma gusomaho reka tubakire tubafashe namwe mukomeze muryoherwe. mahanga se bumeze mute? Mu mahanga ngira ngo twageze iwacu ariko no mu mahanga twari tumeze neza ngira ngo mama Emi yabivuzeho kandi birumvikana mperuka nkiri mutoya nyine ariko twari turaho ngira ngo bimwe yenda hari ibyo umuntu atasobanura ngira ngo ntabwo navuga ko tutari tumeze neza rwose. Ahubwo se mama Emi uyu musista ko ntamumenye nabamenye menya na Emi ariko ndi kureba nkabona ntabwo ndi kumumenya neza sinzi ni umushyitsi wanyu ntabwo namumenye. ngaho urasetsa uriya niba utazi berwa niba utazi uyu se niberwa uyu niberwa mama Emi imyaka ishize ni myinshi wari wamuyobewe. oya mbese mbibona harimo agasura muranasa na kera kandi mwarasaga n'umukobwa wanjye ariko yari muto cyane nawe yarakuze. imyaka ishize ni myinshi ntabwo twe twakuyobewe. amakuru ni meza niwe ntabwo bakubeshyeye cyane ndabona wagira ngo ni umushyitsi waturutse nka za Kigali iyo ngiyo. igihe kiba giciyemo n'isi mvaga turi abashyitsi babiri twahuriye ahangaha muri uru rugo. ko numva se mu mvugo nta kintu cyahindutse kandi abandi bajya baza bagoreka ikinyarwanda. urumva nyine kugoreka ntabwo ari byiza nta nubwo ari umuco wacu buriya amahanga tuyajyamo tugahaha tugakora ibikorwa byacu ariko nanone ntabwo twakwibagirwa umuco w'iwacu ururimi rw'iwacu ntabwo twarutakaza. hari abagerayo bakagerageza gukurikirana indimi z'amahanga ariko twebwe tubaho mu buzima usanga dukomeza gusigasira ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. hari abanyarwanda baba bahari ahubwo ko nubwo n'indimi zabo tuzikoresha ariko ahubwo usanga tunabashishikariza kumenya n'ikinyarwanda natwe. nicyo gituma rero ururimi rwawe bakavukire ntabwo warwibagirwa iyo ukomeza kurukoresha kandi naho hari abanyarwanda nyine dukomeza tuganira ikinyarwanda. mwe mwicaye ngiye gushaka icyo mbakiriza kuko tugendera iminsi yarishize ni myinshi ngiye gushaka uburyo nabakira. ariko mama nawe byo kujya guteka rero ushaka kubireka mbireke uberetse ko byari ngombwa ko mwakira usuhuze nta kindi twari cyakigenderewe sibyo ngabo sibyo nta kibazo siko warangaye cyane ngabo nta kibazo Emi nta kibazo rwose ndahari wese.